Ndagushimiye cyane wowe ufunguye iyi video nonaha, uri agaciro kenshi kuri Tuku TV Show. Niba utarakora subscribe rero nicyo gihe nako kanya kugira ngo ukore subscribe kuri YouTube channel ukomeze udushyigikire. Indirimbo tugiye kumva rero muri gahunda yacu ya Tuyumve Byimbitse yitwa Na Nubu, ni indirimbo ya Vumilia wasanga kuri YouTube channel yitwa Vumilia Official. Ikaze rero hano kuri Tuku TV Show, nge nitwa Sendege Obed aka Tuku. Ikaze. Vumilia atangira atubwira ati na nubu ni iki mfite mu biganza? Ati se na nubu ni iki mfite mu biganza? Ati n'umwuka mpumeka uri mu bubasha bwayo, nimpa imbaraga z'umutima kandi niyinteze intambwe ngo njye mbere. Mbega Imana ngira nkora ku mutima. Ati mbega Imana ngira nkora ku mutima. Ati nza kuri uyu mubumbe nahaje ntacyo nzanye. Ati utuganza twanjye duto twaje dupfumbase ubusa. Ati kuva icyo gihe na n'ubu ndagengwa n'Uhoraho. Ati ikiganza cye gikiza nicyo kikinkomeje. Ati mu ntambara z'ubuzima mpora mbona ukuboko kwe, nta mfite umvuganira ambera kiramira. Ati umutima ugize intege nkeya, ati Mana umpindukira imbaraga. Ati mbega Mana ngo urankora ku mutima. Ati se na n'ubu ni iki mfite mu biganza? Iki ni ikibazo nawe wakwibaza. Ati se ko n'umwuka mpumeka uri mu bubasha bwayo? Ati niyo yonyine impa imbaraga z'umutima. Ati kandi ninteza imbaraga ngo njye mbere. Ati mbega Imana ngira nkora ku mutima. Ati mbega Imana ngira nkora ku mutima. Ni ikibazo yibaza. Ati mbese na n'ubu ni iki mfite mu biganza? Ati se ko n'umwuka mpumeka uri mu biganza byayo? Ati kandi akaba ariyo impa imbaraga z'umutima kandi ni nayo inteza intambwe ngo njye mbere. Ati mbega Imana yanjye ngira nkora ku mutima. Ati mbega Imana ngira nkora ku mutima. Ni byinshi nawe Imana igukorera mu buzima bwa buri munsi kandi bigukora ku mutima. Ati naho mariye gukura Mana ntiwigeze undeka. Ati ntambwe yose ntera nyitezwa nawe Mukiza. Ati sinigeze nguhamagara ngo Mana unyime amatwi. Ati sinigeze ngutakambira ngo ubure uko ngenza. Ati byari binkomereye nabyo wabihinduye ibyoroshye. Ati kandi byari bimeze nk'imisozi wabihinduye amataba. Ati n'ubundi rero komeza umfate, arayiragije hano. Ati nkomeza ibiganza byanjye ntundekure. Ati n'ubundi rero komeza umfate. Ati mu biganza byawe ngewe mpagume. Ati mu biganza byawe kuko ariho mbonera amahoro nkaruhuka. Aha yiragije Imana. Nawe rero Imana ikomeze ikubane. Iki kibazo Vumilia ari kwibaza muri aka kanya nawe wakabaye ukibaza wowe uri kutwumva muri aka kanya. Aribaza ati ese ni iki mfite mu biganza? Ati se ko n'umwuka mpumeka uri mu biganza byayo? Ati se ko n'umwuka mpumeka uri mu bubasha bwayo? Ati kandi akaba ari impereza imbaraga z'umutima. Ati kandi akaba ari inteza intambwe ngo njye mbere. Ati mbega iyi Mana ngira nkora ku mutima. Ati mbega Imana ngira nkora ku mutima. Ati se na n'ubu ni iki mfite mu biganza? Ati se ko n'umwuka mpumeka uri mu biganza byayo? Ati kandi akaba ari impa imbaraga z'umutima. Ati kandi akaba ari inteza intambwe ngo njye mbere. Ati Imana rwose inkoze ku mutima. Ati mbega Imana ngira nkora ku mutima. Ati mbega Imana ngira nkora ku mutima. Wakoze kubana natwe, nge nari Sendege Obed. Kora subscribe ntubyibagirwe. Ciao ciao.